kuryama no kubyuka n'imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi ya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku wa 13 Kamena mwaka 2025 ku wa gatanu iragira iti ahari abantu haba n'amategeko. Ahari abantu haba n'amategeko. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo ya 28, indirimbo z'agakiza igira iti twarabatuwe rwose, twarabatuwe rwose. Turangiza dusoma ijambo ry'Imana.
turi abasirikare benshi twogejwe mu maraso. Umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Dukomeze dushyire imbere, dushimire ihoraho. Kwa Yesu dufite ubutwari, dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota. Twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Mu ijuru ni igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro. Mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu umukiza, azahanagura amarira yacu yose. Tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere umurongo wa 8 tugeze kuri 11. Haravuga ngo icyakora tuzi ko amategeko ari meza, koko iyo umuntu ayagenjeje uko bikwiriye amategeko. Kandi tuzi ko amategeko atashyiriweho umukiranutsi keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abatari abera n'abatita ku by'Imana, n'abakubita ba se na ba nyina, n'abicanyi n'abasambanyi, n'abagabo bendana, n'abanyaga abantu bakabagura, n'ababeshyi, n'abarahira ibinyoma, n'ibindi byose bidahura n'inyigisho nzima zihuje n'ubutumwa bwiza bw'Imana. Himbazwa ubwo nahawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Burya hari abantu haba hari amategeko byanga byakunda. Ntukibwire ko wapfa kuba muri sosiyete runaka wikorera ibyo wishakiye. Buri sosiyete iba ifite amategeko ayigenga cyangwa se agenga abayigize. Abana b'Imana nabo bafite amategeko abagenga. Si ibyigenge. Amategeko y'umwuka afite uko abategeka kugira ibyo bakora n'ibyo badakora. Pawulo yandikira Timoteyo mu gice cya mbere umurongo wa 8 kugeza kuri 11, aho yagize ati icyakora tuzi ko amategeko ari meza, koko iyo umuntu ayagenjeje uko bikwiriye amategeko. Kandi tuzi ko amategeko atashyiriwe umukiranutsi keretse abagome n'ibigande n'abatubaha Imana n'abanyabyaha n'abatari abera n'abatita ku by'Imana, n'abakubita ba se na ba nyina, n'abicanyi n'abasambanyi, n'abagabo bendana, n'abanyaga abantu bakabagura, n'ababeshyi, n'abarahira ibinyoma, n'ibindi byose bidahura n'inyigisho nzima zihuje n'ubutumwa bwiza bw'Imana. Ihimbazwa ubwo yahawe. Hari abantu bakunda guteza ibibazo muri sosiyete bitewe n'uko batifuza kugenda ku murongo barimo. Sosiyete barimo bitewe n'uko badashaka kubahiriza amategeko yayo, hanyuma abashinzwe kuyubahiriza bayashyira mu bikorwa bagasakuza. Nimba uri mu itorero, reka nkubwire, nimba uri mu itorero menya ko rifite amategeko n'amabwiriza arigenga. Wararyemeye, urikuriramo, ukwiye rero kuyubahiriza nta na rimwe unyuranyije naryo. Igihe cyose ukiri umuyoboke cyangwa se umunyetorero waryo, waba wumva akubangamiye, hari aho wumva wabasha kuba hataba amategeko, ukaba wakwigiriyeyo kuruta kubera igisitaza abo muri kumwe. Ibuka ko
Imana nayo ifite umurongo itanga, kandi n'abayikorera nabo bagomba kugira imirongo batanga abantu bubahiriza kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Si uko kubangamira rero, hari amategeko agomba kubahirizwa kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Ibuka ko nunyuranya n'ayo mategeko uzaba uri ikigande, kandi ni wowe azagiraho ingaruka nimba amabwiriza y'itorero abuza gukora ibitari ibi, abuza gukora ibi n'ibi, nawe ukabirengaho. Ibuka ko nutabikora bazagushyira inyuma y'itorero, kandi nawe ugasanga biragukomerekeje ndetse birakubangamiye. Byiza wagerageza kubahiriza ibisabwa kugira ngo utaba umubare w'ibigande. Hari abantu nta hantu mbese na hamwe wabasha kubaho, nta hantu namwe umuntu yabasha kubaho kuri iyi si, sosiyete n'imwe yabaho itagira amategeko ayigenga. Ibuka ko rero nawe aho uri ugomba kubahiriza amategeko, ntube ikigeragezo cyangwa se igisitaza cy'abandi. Amategeko yashyizweho kubera ibigande. Mwene data, ndagusaba ko nawe aho uri waba urimo kugongwa n'ayo mategeko, kumva ko ubangamiwe, byiza byakorohera ukayashyira mu bikorwa. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye ko ari wowe ufasha abantu kubana neza, kubana mu murongo mwiza, bakabasha kumvikana, kandi aho buri wese atandukiriye abashinzwe kumufasha kugaruka mu murongo bakabifashamo. Natwe ujye uduha kuganduka, kwandukira abatware n'abatuyobora, haba mu itorero, haba mu bihugu byacu, ndetse kugira ngo tubashe kugukorera tutagize ibindi tubangamiranaho. Urakoze, urakarama. Bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe rya Yesu tubisenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda (ECCR). Imana y'Imana ikomeze kubana namwe mwese bene data. Bifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.